b'abakobwa, nkijyana no mu marushanwa muri Kenya, muri Tanzania, nzana igikombe cy'abana babaye aba kabiri. Urumva ko mu by'ukuri ni kwabo yigeze yaba, nyine abashinzwe umutekano barampagarika, ariko mu by'ukuri sinamenya ko ari njyewe. Nari mpetse bage mvuye mu myitozo Gikondo, nambaye tiriningi yanjye n'umupira w'ingofero, ukibirimo nahindukire. Football rwose, football ntakigenda. Urazi ukuntu bese bagutera amabuye kubera ko hari akantu nigeze kubona ku itangazamakuru. Bakunzi ba Karosi TV, turongeye turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Ndagarutse rero, tugarutse kugira ngo twongere dukore umurimo w'Imana muri byinshi Imana dukoreye, ndetse mu by'Imana yagiye ivugana natwe. Imana ishimwe. Turakwibutsa gukora subscribe kugira ngo nanone ubone ibiganiro. Kanda kuri ako kantu gatukura, urabona inzogera, ako kazogera ugakanda, uzajya ubona ibiganiro by'ijambo ry'Imana cyangwa se by'iyobokamana n'ibindi byose Imana izatwemerera kugira ngo tuzajye tuganira kuri Karosi TV. Nanone kandi turakwibutsa ko twaguye, Imana yagiye ikora ibitangaza. Ubu nanone kandi wadusanga kuri Kanani TV, naho haba hari ibiganiro byiza byacu, ijambo ry'Imana. Hari aho turimo dukorera umurimo w'Imana henshi, kuko Yesu yadusigaje kugira ngo dukore umurimo w'Imana. Turagukangura rero kugira ngo muri iki gihe kigoye cy'insengero zimwe zifunze, ntabwo twe twaceceka, kuko ijambo niko rivuga. Rero uyu mubona imbere ya kamera, murabona umubyeyi mwiza, umubyeyi ushima Imana, umubyeyi Imana yakuye ahakomeye, afite byinshi cyangwa se urugendo rurerure ayanyuzemo. Nibyo tugiye kumva rero kugira ngo nawe urucitse intege ugarurwemo ibyiringiro cyangwa se imbaraga. Mubyeyi, Umwami Yesu ashimwe. Urakomeye. Yego. Abantu barimo bakurikira iki kiganiro barimo baravuga bati, uyu mubyeyi ninde? Ugiye kwivuga amazina. Murakoze. Nitwa More Eugenie, nkaba ndi umubyeyi, umumama w'abana babiri n'umugabo umwe. Abana babiri n'umugabo umwe. Mahoro, ni iki mu buzima bwawe ukunda mbere y'uko tuganira? Ikintu nkunda, sinzi ikintu ushatse kuvuga. Mu buzima bumwe bwawe nka Mahoro, ni iki ukunda? Hariho gukunda ababyeyi cyangwa se mu bundi buryo, ibyo kurya, ibyo kwambara, nuko hagati aho? Mbere na mbere njye nkunda umwana wanjye wa mbere, si uko n'uwa kabiri namukunda, ariko abana bararyoha, mbega sinzi uko nabivuga. Umwana wawe wa mbere yitwa nde? Ishimwe Keve. Ishimwe Keve. Ni iki gituma Ishimwe Keve umukunda? Mbega n'undi uramukunda, ariko Ishimwe Keve ni uvuze ko ukunda cyane. Ni iki ugituma umukunda kurenzaho? Ikintu gituma mukunda cyane nuko ari bwo numvishije muri njyewe menya agaciro ka mama umbyara. Nicyo gituma numva mukunze kuruta ibindi bintu. Mbega Mahoro, ko hari ababyeyi badakunda abana babo, wababwira iki? Ngiye ikintu nabwira ababyeyi badakunda abana babo, icyo nabashishikariza ni ugukunda abana, kuko umwana ni umugisha, umwana araryoha. Iyo ukunze umwana wabyaye nibwo uha n'agaciro mama wawe wakubyaye. Bivuga ngo ubu haveho Keve ukunda na mama. Nkunda na mama cyane cyane cyane, ariko
nkunda mama wambyaye kuko nkimara kubyara umwana wa mbere nibwo nahise numva agaciro ka mama wambyaye. Mahoro, mama uramukunda? Umugabo wawe? Nawe ndamukunda ariko cyane cyane mama. Imana ishimwe. Ntawagutera ibuye kuko burya umubyeyi w'umuntu aremera kurusha ibuye ry'isarabwayi ripima ibiro runaka. None Mahoro ni muntu ki? Mbega mu buryo bufatika wabwira umuntu nk'umuntu wenda ushobora kwibaza ngo Mahoro ni umupagani, ni umukristo, ni igiki? Mahoro ni muntu ki? Nari maze kukubaza icyo ukunda muri iyi si, umbwira ko ari umwana ndetse na mama n'umutware. Hanyuma Mahoro ni muntu ki mu buryo bumwe? Mahoro rero mbere na mbere nanjye ubwanjye siniyize uretse Imana yonyine, ariko ndi umuntu wagiye uhura n'ibintu byinshi bitandukanye bigoye mu buzima, kuko nta muntu, buri muntu wese yagenda anyura mu bintu bigoye bitandukanye, ariko buri muntu agira ibye bwite ku ruhare rwe. Ariko nkanjye njyewe nahuye n'ibigeragezo maze kubaka nibyo uri buze kutubwira. Maze kubaka nibwo nahuye n'ubuzima nyine bwiza, ariko nanone buza kuba bubi. Ariko Imana nayo yagiraga inyigishe ibanze incure kubera hehe bwa buzima bwo hanze nari ndimo ntacyo nari mbaye, ariko noneho maze kuyimenya nibwo iyo ubwayo yatangiye kuncura Imana. Mbere yuko Mahoro akizwa yari muntu ki? Njyewe mbere yuko mba umurokore nkiri umukobwa nabanjije kuba umusilamu, mva mu busilamu, ariko sinabihaga igihe kinini cyane kuko nakundaga gukina umupira w'amaguru. Aho ndanza kubireka kuko sinabikundaga, kuko narambagijwe n'abasilamu, sinabakunda nyine kuko ubwanjye nari nayemeje ko nzashaka umugabo ariko utari umusilamu. Noneho bivamo nyine iby'abasilamu kuko n'ubundi numvaga yuko nta naho bizangeza. Bivamo nkomeza gukina umupira, ngeza Bugande gukina, Kenya, Tanzania hose njyayo gukina. Icyo nifuzaga cyari kugera hanze mu bindi bihugu ngo ndebe abantu baho uko basa, activite zaho uko zimera, ariko narahageze mu by'ukuri numva nyine ngeze ku cyo nifuzaga. Uretse ko ataraho nashakaga kugera, niburayi numvaga nzahagera kubera akaguru kanjye kuko nakinaga football nyikunda. Nyuma y'ubwo buzima nshaka umugabo, nashatse umugabo w'umurokore, ariko ntari umurokore njyewe, yari umurokore ariko nawe wa murokore utarabatizwa mu barokore, noneho ariko akunda gusenga. Njyewe ubwo iby'umupira nari mbivuyemo nshatse umugabo, ariko noneho nta dini nagiraga mu by'ukuri. Nashatse umugabo nta dini ngira, nyine narabivuyemo, numva ahasigaye noneho umugabo nzashaka ari uzanyobora mu idini asengeramo nkaba ari ryo nzajyamo. Mahoro, wari umukinnyi, wakinaga mu bakangahe? Nakinaga 3 na 11. 3 na 11. Mahoro, mu basitari, kuko iyo uri umukinnyi w'umupira akenshi uba uri umusitari mu buryo bufatika. Mahoro, uwo washatse nawe n'umukinnyi? Oya, ntabwo yari umukinnyi. None Mahoro, ko bitajya byemera ko umuntu w'umusitari ashaka umuntu usanzwe, byatewe n'iki kugira ngo ushake umuntu utari umukinnyi nkawe? Mbere na mbere njyewe ubundi urukundo rujyaho rushaka, ariko muri abo bakinnyi kugira ngo uzabone umukinnyi wafashe icyemezo ashatse umugore, nabyo biba ari ibibazo, kubera yuko muri ya football uyijyamo mbese nk'umuntu nyine, uyijyamo n'umutima wawe.
ariko iyo ugiye mu byo gukundana ugiye muri football ntago bivamo. Football yawe iba yapfuye. Ubwo uri kumva ko nyina akinaga umupira ariko noneho nta santima mfite yo gukundana nabo bakinnyi bari bahari bo muri APR Reyo muri za Kiyovu hose hari mu Biryogo twabanyuragaho inshuro nyinshi tuvuye gukina ariko mu by'ukuri ntago nta santima nari mfite yo gukundana icyo gihe. Wakinaga muri equipe abantu base bibaza ngo ese uw'amahoro sinzi nimba ari ryo zina witwaga banza utubwire witwaga nde izina ry'ubukinnyi? Nitwaga Mahoro nyene niryo bahamagaraga. Bo equipe wakinagamo ni yihe kugira ngo nabo abafana bawe bagufanaga kuko ndabizi baradukurikira ndetse benshi ni equipe wakinagamo ni yihe? Bo nabanjije gukina mu mirenge nakiniraga umurenge wa Nyamirambo. Bo iby'umurenge wa Nyamirambo bivamo hari organisation y'abanyakenya yaje mu Rwanda bitaga Kriske ariko niyo nabayemo batwigisha umupira, batwigisha ubufast aid, batwigisha ubusifuzi, ibintu byinshi bitandukanye. Niyo nahise njyamo batwigisha ubutoza, nabaye n'umutoza idayeri. Nabaye umutoza ntoza ikipe y'abana b'imyaka 13 b'abakobwa, nyijyana no mu marushanwa muri Kenya, muri Tanzania. Nzana igikombe cy'abana babaye aba kabiri. Urumva ko mu by'ukuri niyo equipe nabanije gukiniramo bangira umutoza, iby'ubutoza mbivamo noneho sezeye football neza mvuga ati nanjye kwicara hamwe noneho niyiteho. Sinari nzi kwambara ijipo nk'abandi, sinari nzi gukenyera igitenge, bese nuko byose nyine ntangira kubyiga. Noneho na wa muhungu wankunze abonye nambaye ijipo abona ko imbereye, nari nzi kwambara amakabutura gusa n'amapantaro nta kindi nambaraga. Mahoro, ko umuntu ava mu mupira ariko utamuvamo, ubu ntagiye nk'umukinnyi ujya utekereza ukavuga uti bishobotse cyangwa se yaba ari bishoboka nakongera ngakina? Wapi, ntago nakongera gusubira muri football kuko nyivuyemo ubu nsigaye ndi umubyeyi nyine nanjye ndubatse. Mahoro, ni igiki waboneyemo kibi? Turabanze kibi waba warabonyemo, nyuma ndakubaza n'ikiza wabonye muri uwo mupira. Bo ikibi cya mbere nabonye muri football, uragenda iyo uri umukobwa uragenda ukaba umugabo neza burundu. Ubu umugabo ukagira imico nk'iy'abahungu utariwe, ntubu ukikoze ijipo, mbese ni zamani ni ibiki byose, amaterime nyine ya gihungu ya kirara. Ariko ikibi cya football nyine ni icyo ngicyo, ni imyitwarire itari myiza. Ikiza nanone wabonyemo wabwira nk'abantu wenda wabonye mu mupira w'amaguru ni igiki? Bo ikiza cya mbere nabonye muri football burya nayigira discipline. Iyo wemeye ugakurikira discipline bagutoza mu kibuga, bo burya na za prime batanga nazo ni nziza kubera yuko ziragufasha. Nk'iyo uri umwana w'umukene wigurira kenda, ukigura agakweto, ukifasha mbese muri make ari amafaranga bagenda batanga ya prime nayo agira umumaro. Mahoro, nuko uvuye mu gukina urashatse, umaze gushaka nibwo wahise ukizwa cyangwa Mahoro twumvise ubuzima bwawe kuko uciye muri make? Umaze gushaka wahise wambara ibirebire mbere yuko ushaka cyangwa se umaze gushaka niho wambaye ibirebire? Ibirebire nabyambaye maze kureka football, ariko
nyine mpita nkomerezaho nyine nitoza kuba umuntu mukuru kuko icyo gihe ntaho narindi kandi nari mfite imyaka maze gukura ngeze muri 25 ubwo nyine ntangira kwiga ubuzima bw'abantu b'abakobwa nyine b'inkumi ntagira kwisiga agapuderi ibintu nk'ibyo nyine ntangira kwiyitaho. Vuga ngo ukiri umukinnyi wari warabaye nk'umusore nanjye ndakwibuka ko wari umuntu udakorwaho ntabwo wikoragaho. Nari maze nk'umuhungu bundi uko hari igihe hari imikwabo yigeze yaba nyine abashinzwe umutekano barampagarika ariko mu by'ukuri sinamenya ko ari ngewe nari mpetse bage mvuye mu myitozo igikondo ntambaye tiriningi yanjye n'umupira w'ingofero barampagarika mvuye mu myitozo nyine mfite na ekuteri mu matwi bampamagarika ngo wowe musore ngo hagarara sinamenya ko ari ngewe mu by'ukuri naye bari batangiye banyiteranya yuko ndi umusore kandi ndi umukobwa. Mahoro ubwo ntibijya bikugarukaho kubera yuko karagiteri wari ufite icyo gihe nkeka burya njya numva nk'abanyweye urumogi akenshi imvugo za kirara zijya zibagarukamo we ntajye kigera wenda bya bindi kumwe witwaraga nk'abasore cyangwa nk'abahungu bye byarakugiyemo ngo kagaruke wenda ukarwanya ariko kaje. Oya icyo niyiziho nuko mu buzima bwanjye busanzwe icyo numva mpakanye nago nta wakinshyiramo nimba mvuze yego ni yego nimba ari hoya ni hoya ni nicyo kintu cyagiye kimfasha mu bukobwa bwanjye guhakanira abasore nabo baza kunereta oya yanjye yari oya yego ikaba yego nari nzi gufata icyemezo muri makeya mu buzima bwanjye. Mahoro wari uzi gufata icyemezo mu buzima bwawe ni iki wabwira abo wasize hariya hantu? Ikintu nabwira abasigaye hariya hantu nuko mu by'ukuri uretse ko nanjye ari Imana yangiriye neza nanjye nubwo ntari nyizi ariko yo yari nzi ni nk'Imana yankuyeyo kuko ubwanjye sinari kwikurayo ariko icyo nababwira ukibirimo nahindukire football rwose football ntakigenda. Urazi ukuntu bese bagutera amabuye kubera ko hari akantu nigeze kubona ku itangazamakuru ngo umukobwa yakunze ndetse asa ngo arakunda birarenga. Ni igiki burya gitera nk'umukinnyi gukundwa bigezaho ku buryo umuntu amurwarira muru bikajya kuri YouTube ndetse n'ahandi? Ikintu gitera umuntu gukundwa bo icyambere hari abakoresha imiti mbere na mbere ngo babone igikundiro. Mahoro muri ubwo buzima wabayemo nyuma urashaka Mahoro amaze gushaka yahise akizwa cyangwa nicyo nashatse? Oya ntago nyamara gushaka ntago nakijijwe nashatse 2014 nkizwa 2017. 2014 ukizwa 2017 ubana n'umugabo ukijijwe? Mbana n'umugabo asenga ko nawe yari atarabatizwa ariko we yakundaga ibintu byo gusenga. Njyewe rero yarambwiraga nko ku cyumweru kuko nawe yari muri babandi basenga ku cyumweru nyine ariko bakijijwe akambwira ati tujye gusenga amubwira urabizi se tonto imbabara wigendere uraza usanga basi nahishije icyo gusa ubundi akigendera nyine akandeka ni kandi ntukamatirize isaha nigera nzajyayo. Mahoro muri ubwo buzima kuko urumva ko ntabwo yahise ukizwa wari ubanye gute n'umugabo ujya gusenga utajyayo? Twari tubanye neza kuko icyo gihe yari afite akazi keza afite n'amafaranga uri kumva noneho twari tubanye neza kuko sinamubangamiraga ariko naramwubahaga mbere na mbere nk'umugabo ariko icyo kujya gusenga cyo wape nkumva bitarimo nyine gusa kwabanye icyo gihe cyose
cyose njyewe nywa inzoga ariko we atabizi. Nanywaga inzoga atabizi uko yari nka kire nari nariyandikiye. Wanywaga amacupa angahe? 2 ya Primus, kandi Primus nini. Ku munsi nyine zari Primus nabaga nari yariyo kire yanjye. Rimwe mu gitondo nkugiye kunywa icyayi nkaribyukiraho, irindi ni mugoroba. Ariko urukumva ko nakoreshaga systeme yuko ndi buyinywe, akimara kugenda nkirirwa meze neza n'uruhinja rwanjye mu nzu. Na nimugoroba akaza gutaha nyine, ariko wa muhumuro ntawe wari bumwumvemo nyine w'inzoga, ariko nkamwubaha uko nawe yarankundaga. Ni iki wakoreshaga kugira ngo wa muhumuro ataza kuwumva? Nimba nabaga nzi yuko narabanzaga nkamuneka dayeri isaha ari butahire, nimba ari bugere mu rugo saa 4, inzoga nayinywaga saa 11. Uko nyine uri kumva ko byazageraga saa 4 yanshizemo. Mahoro, ntago wigeze unywa itabi? Oya, na rimwe. Kereka ubugoro nibwo nariye. Wariye ubugoro? Ko njya numva ngo ubugoro bujya mbega waburiye ntibupfa kumurekura. Yesu yagushoboje ate? Wana ni hatari. Ni Imana yonyine gusa nyine ireba uko ibigenza, ikagenda ibabarira nayo irirengagiza burya nayo. Uko itirengagije ibyaha dukora ntaho twagera twashira. Mahoro, noneho Mahoro arakizwa. Wakijijwe bigenze gute? Nakundaga gusengera i Nyarugenge mu cyumba cyo kwa gatatu. Nkumva nyine ndashaka kujyayo gusenga, niho nigiye gutangira gusenga. Noneho nyuma yo kujyayo nibwo numvishije groupe abacuzi 2017 nari maze kubatizwa mu kwezi kwa 12. Noneho 2018 nibwo nahise njya muri groupe abacuzi. Niho natangiriye gukomera nyine, ntangira urugendo gutyo mpaka n'ubu ngubu. Ukaba ukibirimo? Yewe nanabivuyemo menye nasara. Mahoro, igice cya mbere tugiye kuba tugisoreje hano. Ni iki wabwira, urakumbuza iki umuntu uri bukurikira igice cya kabiri? Ikintu namubwira nuko mbese abe hafi, kubera yuko ibisigaye nibyo bikomeye cyane. Bakunzi ba Karosi TV, turabashimiye kandi iki ni igice cya mbere murumva ubuzima yanyuzemo. Yari umusitari, nanjye ndabihamya, ariko ubu yabaye umuntu umwe muri bamwe Yesu yatoranije. Rero ntujye kure, turi kumwe. Ciao.